tebawe tuyisu ugashira mu gutwi bikanga ukora ku mukwebere bikanga ukora mu mugongo bikanga mpaka bikarangira ugiye ku nari umunyamubiri nari indaya kabombe icyo gihe n'undi mugabo nk'abambwe ni cayi ryari akinyuye ikaze kwa bakunzi ba Target TV. Ngira ngo urugendo twakoze ni rurerure cyane. Aha turi ahantu bita Ngaruye Inka, uwo twari tugiye gusura ngira ngo tumugezeho, twamuha ikaze mu kiganiro cyacu. Ikaze, uratangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Esther Masagonda Nkundingabo. Biramenyerewe ku banyamakuru, n'ubwa mbere nanjye mbabonye muraho. Ndirambwiye ngo wari umupagani ngo ukomeye cyane, wirirwa unywa inzoga ugira ute n'ibindi byose. Naceza mu mabara ikinamba hariya. Hako Yesu yaje kunsanga habaye igiterane ku Gasave, ndakizwa. Ku Igasave? Ndakizwa. Niwe wakirijwe? Hari ryari? Ni imbere y'intambara. Muri 1991 nibwo nakiriye agakiza 91. Kuko cyenda karogwe intambara yatangiye kugiko izagahoro intambara sanze n'umurongo. Ubu wakaryamye n'agakiza ukamwe neza. Ndyamira mu gakiza biba byose mba ndi mu gakiza. Amabuye anjyaho ndi mu gakiza. Ubukene bumfata ndi mu gakiza. Ariko dusinyuma gatoya naba pasteur bazi intambara zanjye. Naba ibyo ntibabizi, nabo nagiye mu itoro ku Ruhanyaboya. Ariko aho babimenyeye byaranababaje kandi nabo nta n'icyo babasha gukora ku mubabaro wanjye nk'ubu. Ahubwo se tukira ko numvise ngo bakwirukanye no mu itorero ngo baraguca mu itorero. Bande banciye ngo pasteur ngo baraguhagarika mu rusengero rw'Imana. Ukubeshya. Ibyo no kubeshya nabyo nzi. Ntabwo byigeze bibaho. Nabyo nababoneye, ntabwo mbizi ibintu. Je simbizi ntacyo mfite ndega pasteur ntacyo rwose. Ubundi umukristo akoze ikosa baramuhana. Ariko nzi ko nahamwe namye ko ndi mu gihano nkazaye gusaba imbabazi kwigenzera ndayizi. Ariko ntabwo nciye abo ni abandi b'imiyugi ya magambo mba ariko ubungenda ndarusha president icyubahiro. President na wajya kumushuta akamubwira n'ibitari byo nawe. Naye bamubesha muri kino gihe nuko amazi makareba kure indyargezo zireze. Kuki terera kasho kwa ahubwo gusenga kwahagaritswe kuba gukeya niyo mpamvu dayimoni y'uburyargirije mu bantu. Nta mu pasteur wanenze, nta mu pasteur nderaho kigwa indiriyeho n'Imana yanjye. Ubundi iyo nzi ko ndi umukristo ngomba kumenya ko nzashaka ituro kuko ni ngombwa. Ngomba kuzamenya ko nzafasha umukene kuko ni ngombwa. Ariko igihe bitabonetse ntabwo cyatuma bansha mu itorero. Nta muntu wanciye mu itorero nawe. Urasengura umukristo uraho uri murasenga. Iyo udasenga dayimoni iragutera byanga bikunda. Hanyuma reka rero tuve kuri ibyo ngibyo twinjire mu kiganiro nyirizina, duhere ku uyu muduri wawe. Ubundi umuduri wawutekereje ute, byakujemo gute? Uyu muduri ukuntu waje ni impano buriya n'izindi impano. Buriya wakagombye no kuba ufite. Terengu nta wagiye ndawufite. Uyu muduri rero ntabwo ndisa gihobe, nge ncurangira igihugu. Igihugu? Ntabwo mvuga ngo ncurangira ibice 100, uyu muntu abimbwiye mureba nabi kandi amaso mabigira hamwe y'amahanga niroya. Ntabwo ndisa gihobe. Hari basagiye n'abacuranga 125 bye nagasuzuguro genda kijijwe ncurangira igihugu. Ahubwo uzi nyikundiye utesite muguri agatege nk'umukecuru. Utesite mutegera mutumugure n'amazi. Aho bikoze bityo ko kuba ngo uncuranye ng'igiceri. Y'abantu bashaka ibintu nuko. Mbese ubikora nko mu buryo bwo kwishakira ibyishimo muri wowe ndetse no gushimisha abandi bantu, ariko nta nyungu uvuze ngo biraza. Nta nyungu nshiramo zanjye jewe. Wari wahura na gisupusupu se ngo mukubite mwese mu isukari majyane. Isuka banaga badutse kubitana mu muduri. Ura gisupusupu nabishaka tuzahura. Hanyuma rero uyu muduri ngo waraguhenze byagenze bite? Uyu muduri nawukuye hano mu Ruhengeri agiye kugura. Igitekerezo cyo kugura se cyaje gitenye cyane uko nzi ko byaje muri gihe nabonye ndi mu gucuranga mu nzozi. Ndabisenye ijwi rimbwira ngo Imana gucuranga umuduri. Mbwira se wampaye na gitari kigura 15 ara mu magororwa ko nayibona. Imana yamwe bicuranga umuduri w'Ikinyarwanda ngo haye kandi nzagicuranga amagambo kiza mu kanwa kawe. Indirimbo bakubime ikagira amagambo y'ishamikiyeho nka 25. Izo ndirimbo n'uzihanga? Ngewe. Ubwo n'ubu twicaye ushobora guhita utekereza ikintu
gifite akamaro gishyiramo hano indi amagambo kajyamo hano ibi bintu bifite akamaro ibintu navuga abantu bagasenyuka nabwo Imana ntizabishye mu kanwa kanjye nabanje kubisengera nkuko naco nk'abango ayiwe Mana we kubita Mana kubita utababarira we yawe ntago Imana ikubita ahubwo babarerekeza n'ibyaba bifite baba abantu harimo ngo kubita yababarira bakagugurwa ntago bakwiye kujugunywa ngo bangwe cyangwa dupine ibyo ibihangano byabo ahako tugomba kuzuzanya kuko ijambo ry'abango mugurane kare mwigishanye reka rero twinjire mu rukundo ukunda Imana ko ndumva ikurimo ko ndabona ibintu byose urabanza ugasenga no mu ijambo ryawe ryose rigarukamo Imana byagenze bite kugira ngo wowe ikwigarurire Imana rwose nziza irahenze cyane ahubwo yiyibonye wowe ikintu gikomeye cyane kandi si yo kurekurwa niyo kugundirwa ahubwo ibintu numvishije munyamakuru hari numvishe ngo mu itorero abasaza mu itorero ngo nibakabwirize nibabahe pansiyo uko nukuyoba n'ubuyobe nshatse nacyangajya mu mbaraga zo kwirukana iyo myuka bibi ubundi pansiyo Yesu pansiyo zayibasize mu ijuru nta pansiyo mu bintu by'Imana pansiyo cyeka byo mirimo bakora muri jeti bakora mu biro bya leta hanze polisi umupolisi ushaje bamuhariza pansiyo umusirikare ushaje bamushaka bakama pansiyo ariko mu nzu y'Imana umupolisi mu nzu y'Imana bakomanda mu nzu y'Imana kirazira musaraba wa Yesu nzawikorera zawugeza kwa data iyo mu ijuru oya pansiyo we mu nzu y'Imana uko nukuyoba mujye mubimenya ushyiraho n'akaduri kaje tucurangire tubyumva uri no kugaturanga karitso ndaza kugashyiraho ariko mwene data aho hari umufashe kuhamamaza nta pansiyo ubuyobe no gukora mu mwuka no kugusha abantu mu mitima ngo abakecuru ngo ntibakwiye kuririmba ngo abakecuru ngo ntibakwiye gutahuka ngo batange ubuhamya abakecuru bari mu buhamya bwiza burya bo mu nzu y'Imana abakecuru baba bateze udutambaro bavuza amatwi ubu nta gatambaro nakizemo suko nagitega bya bitambaro batega kiriya gitambaro n'ubwo ni satani rwangiye gutega igitambaro ngo n'umwanda tampe n'akazi kabo umuntu w'Imana kimukubwira iyo uri mu gusenga utateze umutwe ubu nambaye ubusa uwo munyamakuru uri mu ndera wese hari amagambo rero uri kuvuga akagenda agaruka mu biganiro byawe hari ijambo wise tampe hari na smart yadusobanura ariko tampe nayisobanuye bamba ngo dore ko kiri ko gisa tampe dore kiriya cyatumazeho ibintu kabuze kutabikoze iyo urasubiza ngo tampe purumwa niko bavuze mu gifaransa bavuga ngo nta gahinda muri ibyo nta kintu oya nta kintu mbese nta kintu ntwaye nta gahinda afite muri ibyo mu mavunikira ubusa none mu buzima busanzwe somati rero ni ikintu kiriwoka nyine kiriwoke none babariza amashuri angahe rero kugira ngo urumva urasobanukiwe n'umwuka wera iyo n'ibyaha Imana ikwigisha byose ukayegera ushimikira ikubera nyoko amashuri ntigize niga hano mu isi ako kumana undi nuko ngo ndi mu bintu by'Imana nashaka no kugira ngo usome ngo ndi somati ngerageza mu dukeya ariko sindikira byose aho kuntu by'Imana kugira ngo bimende babiri kuri. Sasa nataka uambie wasikilizaji na watamazaji wa Target TV uambie vizuri kuhusu maneno hayo na mashule nayo soma tuambie tu. Ndababwira byose. TV Target TV. Watu wa Goma. Kama tena mnaniona hapa kwa Target TV kwa wale wanikuya kunibeba tuwasumulie ngambo hizi kama tena watu wa Goma mnaniona sana. Tawapenda sana. Uko mnaniona na bawimbia wimbo hii ya Kinyarwanda. Tie kabisa. Uone sana kwa bawimbia huko Esther unanipenda, unanijua. Watu wa Goma, watu wa Balubale, watu wa Uzi, hata watu walijua lugha ya Kiswahili Kenya, Burundi kama mnasikia ngambo hiyo ya mahali popote. Hata kwanza tunaona tukiwe sasa Target TV. On ne pas qu'il ne se connaît pas qu'on te demande de l'application de V. Woma sana. Mungu tupenda Target. Target itadupenda na mimi
nakupenda sana kweli kwa Mungu, na wewe penda tagiti inakuonesha wewe sitanyanga. Kupenda Mungu sana siku yote ninaomba watu wote wanajua lugha hii ya Kiswahili wanaona. Uko walipenda Mungu, hakuna kingine kitu nimependa sana. Penda tagiti Asante sana Esther. Amasegonda 5 minutes. Sasa reka dukomeze tuganire rero ku buzima. Ndumva ari kurabizi wavuze ngo amashuri wize ngo nukubera gusenga, ngo ni Imana yigishije kuri ministeri Karago. Ujya wumva ministeri Karago? Hande baramba imikeka cyangwa se ibirago, ukagira uti Imana imbara ubusinzi, wari umusinzi, Imana imbara ubusambanyi, wari umusambanyi, Imana imbara ubujura, Imana imbara kuraguza no guterekera no kubandwa, Imana imbara kugambanya abagenzi no kugambana igihugu, Imana imbara kutagira urukundo rugaragara ko ari urukundo, babyita kwatura. Tena yeye ni kutubu nzambi zangu mbele ya Mungu. Nasema na yambie Mungu, uko musharati unisamie papa, uko mimi nakupenda kuvuta pombe siku yote unisamie papa, uko atakupenda wenzi yangu Bwana Yesu unisamie, uko natubu nzambi yangu mbele yako. Kila kitu kibasa wote mbele ya Mungu ukalia Maria, Mungu atakubona kama tena gusamie. Aha, asante sana. Hanyuma gusenga rero ubusengera he nyirizina? Ngiye muri ADPR. Muri ADPR. Ariko mwimizi ntago bari gusenga. Dusubije amaso inyuma aho dusengera kubera ko insengero zakinzwe kubera Covid nyine. Nubwo habarikuyeho 30 ange ndagira nkira ngasenga n'Imana hariya nta mivundo, ndagira nkabwira Imana ibibazo zufite mu butayu. Buriya si ubutayu bwo bwaje ryari? Buriya butayu n'Imana hanyoboye kugira ngo ntazasiba inzira zayo, tuzasibangana. Ndagira nkahumekera nkabwira Imana ibimbwe byose cyangwa ngo no guteranira hamwe. Ariko aho bafunguye naho bagenda hasenga bamwe na bamwe bagasenga. Gusengera rero muri ADPR ngo mbiyakanye nta cyaha nakuranye nabo, nta nubwo nanga nabo, aho twabugurwa tukanajijorana. Covid imaze kuza na pansiyo, ibintu byabe nk'abivanga no kurigaro kuriya bya nk'uvangavange kurigaro akamutuntu tudusoro cyazanye umwuka muri mwitorero, bituma abantu batatana bajya mu butayu, abandi bajya hano bajya gushinga nandi matorero kwabo. Ariko nabunye ku Mana ngo nayivuye kubwibyo, nta n'umuntu mvuga nabi, ndeba nabi giye kizajyana bamenye ko bacangiye bireke. Hanyuma se ubutayu ntago bwemewe, ngo gusengera mu butayu ntibwemewe, niko amategeko aho bitemewe cyeka umuntu waguye cyangwa se umuntu wayobye. Je ntago ndayoba, bazanyiciramo bandangize bajye kwishyingo ntange mu ijuru, basigare barwana n'umutima batwisha umuntu w'Imana. Ubutayu Rwanda ntago yemera abantu bajya gusengera mu butayu, hari byinshi bagiye bafunga. Ibyo yanze reka mbikubwira byamaze babimenye, no kujya kuvugizamo ingoma n'amapeno gusenga, uziko mu kibaya basenga hari n'abandi bajyaho ngo kuraramo ugasanga baraye bisambanira. None nitureka gusenga tuzasambana. Suba ko ufite imyaka soane zasambana kandi sambana n'abasore. Birashoboka bangana nkawe. Utasenze amavuta zansheho nsigara ya Satani mutasenze. Burya gusenga kurinda mu busambanyi, ako nawe nareka gusenga no mu nzagi nasengeramo. Hanyuma se ubwo ubundi ibyo bintu uvuze reka tubigarukeho nyirizina. Undi nge ndabona uri umeze neza, kitoko sabote umeze neza, ndi smart. Ubwo bundi nubwo uri mu gakiza nta bagabo bakubwira ati ubundi masegonda bimeze bite? Nta muntu uvuga ibintu ariko oya ntawe numbavuga, keretse nk'abakuzi bina ubusenje nitemberera gutya nkakubona nkabikubwira. Nakubwiye ijambo ry'Imana ryo rimbaho nta kindi. Imana yambwiye shuwa namwe ngibereka ijambo ry'Imana kwazo ibyo ngibyo. Nosungu bunamye mbivuga ngo nkawe rero uri umusore smart. Ubusa nk'uko twapanga ngo iki wowe kuri umusore. Oya nose nuvuze ko umuntu aramutse atamugakiza. Nge nkarimo nge ntago mbugwa n'abagabo. Ubu nta kantu gato wacikwa ngo agakiza gato kabe kagiye ku ruhande umubiri nawe waze ngo no. Umubiri wanjye urabambwe. Mbere nambere urabambwe. Uzabamburwa ryari se? Oya imbere y'Uwiteka Imana y'ingabo. Yesu uzambambura njyanye yanyambika undi utabora utajyana. Ngaho rero komeza utwibwire rero ku mateka yawe twari tuyarimo, akugura komeza tubwire urumva wavuye mu bubumbyi
si ukubivamo Ntabwo ngo wabonye bishobora kuzazamo ikibazo ubu uravuga ati njyewe kugira umuntu azandangize reka mbe ntuje ubu none rero uri mu bikinyirizina ubaho gute n'ibyo nkono warayikoraga cyangwa imbabura ukabona uko ubona ikirayi cy'umwana ntabwo icyo kurya kuriya nugupowa nkitishekera ku banyamakuru beza bandi bamugisha mwa banyamakuru niko tuganira twagiye ikiganiro ese usimba kuriye simba byaye uwo muri mara wangira naro wagamba no kunyica muri mwe muri mara wanshira icyo cyo kuba nabi muri abanyamakuru beza mu ibintu mujya mu byamamaza bizagira umumaro kandi zafasha abantu bazabyumva ko umuntu akuza akiyandareka nibi nk'ubu ndakuze reba nk'abana bari hasi yanjye nk'umuntu umusakara kubego ku mukobwa bangana akaza akameka nk'umukecuru nkanyuma gutya abajyana ntiranye na ya nkumi twicane icyo ni ikintu atari nk'umuntu usenga Imana iyo umuntu asenga sinakabimenya ahubwo nabwo ngo uko mukoreze nkumi nanjye mu nkore mukore nkumi nanjye mu nkore ndafise nanjye kaga nabaganiye kaganire ko bushyushye bakabonye ngorega ntago abasore n'abagore bafite ubushyuhe bonyine natwe abakecuru dufite ubushyushye tugira ubushyushye burya reka ajya akantu aho bafite babivuyemo buryo ubushyuhe bugomba kuza ukabutegeka bwirimo ati mana mbara ubushyuhe buje wateba we tuyizuyizu ugashira mu gutwi bikanga ugakora ku mukwebere bikanga ugakora mu mugongo bikanga mpaka bikarangira ugiye ku wafashe ikintu cy'icyamba ugashinduka gushinda umuntu hano byarangiye mu bintu mubiye gusimbira kana ariko bigusanira bigucitse gutyo kusa wasaba n'Imana imbabazi ubundi wege ntibyari bikwiriye atabirakwiriye birakwiriye se ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye rwose reka mbwire dusubire ibindi nibyo oya kuvuga ngo uriya mubyeyi nakwiye umukecuru aho yowe munaho bana ba icyo kintu cy'ubu nifuza munsi ya none sishaka kumenya ngo murame umusheri wayimusabite sheri kandi mwira kwanya ko kadatabye we ngo sheri ngo bitewe sheri atari umugabo wanjye wanyamisimeta hari kuzamura ikiganza imbere y'amategeko ibyo bintu nagari ufite umukobwa wanjye nanditse akarusho ngasagira umukobwa ibintu byose mwana uko sa nukuri rata oya ntago ari ukuri ababikora bashugamamo babireke hanyuma bari abantu se niba warubigarutseho aho zatura mukecuru arimbya atabasore bafite ubushyuhe n'abakobwa bafite ubushyuhe atari ko si bo bonyine n'abakecuru n'abasaza n'abasaza arimo kurwana n'undi mukecuru kugira niho nabikuye niho kuri iyo somo hasi hejuru nyine kandi ntugasaze ariko impamvu bitewe nta jambo ry'Imana riri muri bo twarababariye ntawe ukigira undi nama ujye utsindagira inama abana batoya nanjye nkugira inama ku byo nkora nanjye nkifuza ariko ntabwo ntibikwiriye none njye niba nagupofotse nyine ubwo basi yine uhombeyemo buriya rero ntekibeze bitari ikibazo gikomeye ibyo gusera amajawutse gakungo gakuze niko karyoshye imboga aha ubu se ikibazo nanjye ngiye gusubiza bavuga ati ari polisi yarafashe jya kumara muri kiganiro y'amategeko abaye umugore ugiye gusinya ko umusinye ko umugore wawe wabigenza ute bakaryoshye ntigahora mwitama washaka ubundi buryo ukoresha ubwo wahita umwanga dore gituka ugahita ujya gushaka abandi oya ntabwo hari igihe biba ngombwa ukavuga ati basi nemeye akaje ko biriya nanjye gushaka hano ndabifashe nyine tayari wibimbwira yemwa umunyamakuru bimwe mu mutima kurya ntabwo nabikora ngiye singe icyo tuzaye inshuti ntukakibeshye ntabwo yego ko ye baba we nkajya kujagarara imbere y'umukwe umuhungu wanjye gikomeye mfite abana bakuru aho rero nibyo nangize ngo tugarukeho turi kubibona nyine muri iyi minsi ya none we nk'umuntu mukuru bibona ute nk'umukristo ndagaciro urubyiruko jewe ndagaciro abarota ndo kwagira inama ndo kugishwa inama jewe uko mama abajene uko mama wabajene ngiye ngomba kwagira inama nkabongana nkabona icyane kibi nose nakigwa nanjye ngikora uzi ko ngikwa bigashoboka hari ikintu nakuboneye niba bambaye ibintu bizamutse hano kagenda gwagaza itako nanjye mbikore muri iyi minsi uri kubaho gute nka Esther ufite abana n'abuzukuru ewe niko wabibonye mbese buri yosho ifata muri hadufungo tutuzumba fatamo kamwe cyangwa tubiri hatubatekera umwe nka mumuneke nka mumuneke yere nyungwe giduse nabona nk'umuntu dufaza kuranguza niba naranguje bine hano biragarutse nibyo nsubizayo inyungwe nyine kuri babari turiya
ariko mu minsi mikeya ndi gusenga Imana kugira ngo izangirire neza nzarangure n'utwo twangirira nk'akamaro kuko ngira amarira menshi cyane hari igihe mvuga ngo ariko Mana ni wowe nkorera kubona mbanya koko nta munzu nk'ingi iteye agahinda wabonye iyi nzu ni agahinda nta gatebe karimo umuntu yari yampaye inzu nababwiraga nyine yari yarampaye inzu ati bere muzajya nkurihira abandi aca ku ruhande kwa kundi nyine nababwiraga banokoza mu bwonko barancerereza bajya kuvuga ngo niwayinkuremo bafasha abandi batari ngewe imyenda nari nambaye nabonye yose banterereza abajura barayinyambura bya bitara mwajyaga mubona namamariyeho byose byaragiye buriya biterwa n'iki nyine n'ubugome bankoreye hari ikintu mupfa se oya ko mbona uri umuntu yewe ku ruhande rwanjye ntacyo mbese we ni nk'umuntu wankoreye ubugome gusa ku bushake bwe n'izo jene nakubwiraga urabona izo jene bigenda ariko we nuba nahagarukiriza aho ngaho Mana we Mana ntibababarire baranshutse baranyandagaza mpabwukire barabunyambura bari bangiriye neza abantu bo mu mahanga bari banyitayeho abanyarwanda Imana itubabarire bandi baca ku ruhande barancerereza bagenda kundega ku buyobozi ngo ntabwo urakwiriye gukira uranakwiye ko mu mashyi kubera amashyi Imana byinshi cyane byo gusebanya ariko Imana yo mu ijuru basange ariko Imana yo mu ijuru irabizi amena hanyuma rero reka dukomeze tugire abo bantu ubuyobozi ntabwo buzi ko ubamo ubu buzima ubuyobozi oh la la nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nzi yavuze ku bayobozi shaka guseka gute rero ngize icyo mvuga bavuga ngo rasibanyije babandeba iba byose babireba aho reka ndambura ikiganza imbere y'Imana barayibonye barabizi rwose ahubwo mbabwira Imana yo muje basange bagendere bagirire neza ibaho umugisha ibarinde kandi umwuka w'Imana bari nabo bagenderere abayobozi bana no mu ngoma yacu barabizi kandi barananzi ntago ndi wahandi ndi wo mu Rwanda n'ukuri barabizi si byose aho fata egura cya gikoresho rero utukwitira kandi karirimbo kamwe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza tugaruke mu mwuka wavuze ngo uririmbira ngo igihugu yewe twarasenganye kandi inshuti twaragendanye twabanye neza muri byose hakurya kuno murunge ibi byose twamamaza ntago ari amayeri si uburyarya iyi ni Imana ishaka kugira ngo mumenye ukuntu abantu bahagaze mu makaritsiye yacu ni uko ihagaze kandi ni uko njyewe nyirimo ni mu mudugudu wa Ngaruyinka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya abayobozi b'ibanze barabizi bazi yuko ndi inyangamugayo kandi bazi yuko ndi intore umva reka mbabwire ubutore bw'umuntu burebwa n'Imana namwe bayobozi b'igihugu inzego nkuru zidukuriye mureba amarira ya Nyamibwa nimunyibuka mukampa iyanjye nzungewe nzabashima dore abanyamakuru babibabwiye ndahantu ntisanzuye kurya kwanjye ni ikosi nyamureka nabusabye iki nasabye amahoro bayobozi beza mbere ya byose amahoro yewe radiyo yasuye we yewe tivi nziza wowe kabyara we nta mugabo ushyigikiye nta miryango ishyigikiye ariko mwebwe mundeba ubu nimwe miryango yanjye shyize imbere urabona ko ucuranga neza uyu muduri uri n'umuhanzi ukomeye cyane
gusa indirimbo uririmbye wari usanzwe cyane ibintu niyanyije hano yakije hano urumva ko wifitemo ikintu bita inganzo ubuvanganzo hanyuma reka tugaruke rero kuri bwa buzima bwawe nyirizina urumva ko niba waratangiye uvuga ko uri umupagani wabaye umupagani ubyina mu kabari ugira ute hanyuma nyine byakujemo gute kugira ngo bivemo ufate iki cyemezo cyo kuyoboka Imana ni igihe cy'Imana cyari kigeze hari nko mu myaka ingahe hari mu mwaka wa 90 muri 90 gusa kuko muri 80 83 nari umuntu hora mu Kinamba natahaga navuga mu Kinamba kwa ku mugabo wacururiza gwitwa Laburene bahitaga muri Makaveni umuntu yagoga igiciro cya 20 bakamuceka amaturo 3 akakwasa ariko amaturo 3 akakujageza ugatautaye igiciro cya 20 ubwo rero muri nakijwe mva muri Makaveni nara kwa Mutara nyine bwo njya mu maturo sinumva ari biki ubwari usambanye inshuro 3 bakakwishyura igiciro cya 20 amafaranga sara yakoreye ko nabaga nasinze se naga mbyitayeho ninge watahaga bukeye nk'umugore watahaga bukeye ariko mu gihe gikwirembo na Yesu barabahaye wa karahanyuze iyo abagore batanu bagambonye ibyo kugaburira abana bari bakina abanzu cyane amatura 5 igiciro cya veni ubwo babyitaga miti imwe bavugaga miti ariko ubwo bose bavuga amaturo ngo namuri itura imwe ngo mu 10 rero baba igiceri cy'icumi ijoro ryose bucya najanja banze nazingaruka ariko Yesu arakiza Yesu mu bantu Yesu arakiza mwe usende wakongera kunjya bucyo ninde nakwemerera ukabasha kwakira nk'abantu 10 ku munsi 10 icyo gihe nakiraga 5 kugira nuzuza amafaranga 100 kandi ijana twarijyaga nk'icyumweru ijana y'icyo gihe ryabaga ariko naye nkagura imyumbati mu Kinamba imwe ibishingwe nyinshi cyane ya 40 ubundi 60 nkazamuka nkajya ahitwa muri Bakurama kuguramo inyama yitwa umukamba n'igihaha by'intama nakundaga kurya inyama z'intama muri Bakunama niho babajyaga hariya tukanywa gasosi kugira ngo ukomere impamvu nabishoboraga nari umunyamubiri nari indaya kabombe icyo gihe gukora igiciro cya 20 ariko bari bagize akazi nakitwa macati iyo naga nateretanye nawe no kongera makeya nasimbukaga ukora 20 byabo ari intambara nasimbukaga nko kuri nkajya nkamujomba nk'umuntu ntiwe icyaki gushaka iki mwana na umukoro batava ngo nitwa macati ngo macati bagitaga macati kuko nateranyaga abahabara banjye aho ngaho ngaho ipaki ya sipote isiporotissima isigaye kwa sipote ntabwo yizi wowe super match sipote sipote isigaye kwa sipote yabaga ari umuntu zabaga n'abakiri zasimbwe n'itango n'intore nizo zazigezweho ubwo nagira nkavuga nti fatiye pakisha ngari n'ikibiti gitarangwe ura muginga ntagukoreho kabisa najyaga nteranye n'abagabo mu kabari kandi cyo jya ari umusore ufite ingufu nta muntu wakwishyuraga se warangiza ukamukwepa ikikubwira aho gukibwira bujya abantu mu kabari Imana igibagira ntava gutoze no gasaba hano umukoro undi mukori ikintu baga nambaye naga nkenye akantu kamyezi irenga no kurukana kabonera kano nikoroga nambaye akantu kagakankagamwe cya kagakenye nta ni kariso ntaki nazaga bandi ko nakaremwe ko nakabaye burya gakiza ni keza bakubona ati rero hari tekereza kugira ngo unagire hotel yari imbwiriye ubone cyangwa igufari ubwo byabaga bimeze nari kasha ninge uri kasha nagwa umukecuru w'ibutare muri ndora witwa uriya umukecuru wamamaye w'ibutare sinzi n'ubujye mu buhamya bwe wavuze ngo ari kasha ngo yari kasha umwe bamwita ndira mukecuru Nyirangondo yavuze ngo niwe kasha ninge wari kasha giye mu Karuyenzi nari kasha kandi ubwo yabikoraga umugore akiriho uwo nkagira ari nyamwana tukicara ucya kuremwe n'undi mugabo nk'abambwe ni cayi byariye akinyuma y'izina rya Yesu ariko Yesu arakize Yesu yanguye hano wowe waricaga gutyo nambwe umugabo arangaho ni we gutya niwe mugabo nimbabarira nigerayo
niba bagushyira muri ry'ijana n'abahenya bagushyira muri ry'ijana ari ku kibero cy'inzu cy'abari umugabo ari hariya wowe ntamenye ibyo ari byo n'undi mugabo bakagakubita pa inyuma abantu baceza uburyo mwe bw'abasore imitima yibagiye kare bagutera nina yayi imitima yabo kera nahoza nkamureshyashya nkamurigata nkamukuturura nkamuzombo hano nakawa kamuri nakabye kabirimo nkaba namwishakiye kare umutima nkana ugira ati ati ntabwo nkiri mambogo ntabwo ngomba gucezanya nawe bagitaga kiri mambogo nyine kiri mambogo bagitaga kiri mambogo we kanzu kawukubita ko ariko ako kaziki kabaga ari injari wazaza indi zakamara nawe ndumva uwo mujyo w'izo njyana nkuzi nirinyonge matako kirima mbogo ye nirinyonge mabuno kirima mbogo ye uri hano yewe hasi hejuru imana irakiza reka twigarukire rero urumva ko n'ubuzima butoroshye wanyuzemo ariko noneho ubwo uza kureka ibyo bintu ufata icyemezo cyo kujya mu gakiza wisanisha n'Imana korari hoze neza gukora itene ku Gasave n'intuhera ugasanga mu biharabugiye hafi ya papeki yari kwa yasambu yangiba yasambu bandiganyije njye kuri papeki yari none ari intuye mfite inzu ifite urwo rwanjye nange naje gutwikirwamo hagati ariko Yesu arabikemuye ndi muzima mbona agakiza Hoziyana neza kuririmba ku Gasave ubundi umunyago wa korari Hoziyana korari Hoziyana Rushema korari Hoziyana ndi umunyago w'itorero rya Nyarugenge n'ubwo batabiziho amerereye Nyizwa ryo Rushema rimwe ndibivuga ngo imvura izagwa irimba na korari Hoziyana gute ivuga imvura izagwa izahangukira abantu bahitane twakubita imvura izagwa urayireba imvura izagwa simpangukano sinkayindi nawe yababwiye n'imvura izagwira banga gukizwa ndasuhuza korari Hoziyana ndasuhuza amakorari yose ariko Rushema mbese uraho uzura umwuka waruhimbaza Imana imvura izagwa izagwira abanza kumvira ijambo ni yayindi y'amazuku izagwa izahitana benshi banga kumva izahitana abajura izahitana sinzi n'abasambanyi niyangiye kurimbuka none iyi vision itumye nkizwa ibyo byaha turabiretse he dufashe icyemezo turakijijwe ntabwo tuzongera kwigana tuzasenga Imana iduhe ibyacu mureke amagambo ibaha amahoro mureke amategeko ibaha amahoro Imana yacu irabishoboye bene data bakundwa nshuti Imana yacu irashoboye burya irakiza mwakoze cyane nuko rero umunyago wa korari Hoziyana hari mu uhe mwaka nuriya mwaka nyine wa 90 hari muri 90 gusa nibwo atangiye kujya numva ijambo ry'Imana kuva kera kose ntabwo numvaga ijambo ry'Imana ubu nari mfite umudayimoni mubi cyane umva ko nabwo kwacu barababumbye nagiraga umudayimoni witwa ubwengetwa nkabanywe nzapfa ni hahandi hanjye reka ninywera inzoga nsambane ntukane ndwane nibe ariko kontur ijambo ry'Imana ringezemo sorry ndahagara gatoya ndi yarakizwa bavuze ngo utihariye umusinzi umusambanyi ora muri bare ndetse urabutukora ubwo unasamba n'umugabo wakorera numva ni ngewe naragiye ndihanagiwe nyizwa ryo rero ubundi umurokore ushima Imana ariko igihe nahagaze abanyamakuru munyamamarize ntabwo mpagaze ku by'amadini mpagaze ku ijambo Imana yavuze uko ryo gucyanuka amanga akamwemera uwo nguwo Imana iramwemera mureke dukiranuke rero
mu gato no mu kanini. Imana ishimwe cyane aho usanze bavuga ijambo ry'Imana neza mu mwuka no mu kuri, nanjye ndasenga turasengana. Ikintu nakwemereye ni ukuba nsenga ngategatira Satani ngakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nkunda bagenzi banjye nkuko nikunda, namwe nabakunze Imana ibahe umugisha. Natwe twagukunze Imana iguhe umugisha. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari abaguteza amatwi n'abakureba, nagira icyo nkubwira cyangwa ngusaba kugira icyo ubwira nyine abakunzi ba Target TV ndetse n'abantu bashobora kugira icyo bagufasha muri rusange. Ukabugeraho gaheko wanyunganira nabura kandira n'amezi 2 yabakoze. Akagira ute? Akandira nk'akazu garimo umuriro kaiza kari somati. Ikiba namushoza ni wamakace ariko kurya ni wamakambara ko kwambara yabakoze. Yo kabyara bakunzi ba Target TV ni bamukurikiye umukino wa mukecuru mumukunze uwakwishimira kugira ikintu yamfasha nuwamamatora yo kuryama yabakoze kuko wabye ko rajya n'abantu ho kwicaramo wabye ko mwaje mugahagarara ubu mbese ntabwo nabimye intebe nyifite ahubwo giye ni makeya nuko mpagaze kandi ntabwo nkenye mfite inshuti zanjye za Target TV. Imana ibaho umugisha nuwo wakwitanga akavuga turi mukecuru rwose ngenda munezero ndamwishimiye nimwe muzamumera ako ikintu cyose mwashyira mu biganza yo mukamereza. Imana izabaho umugisha ntabwo muzarimbuka tuzagera mu ijuru, yamvura izagwa ntabwo izabagwira, kandi mbasabiye umugisha bitanze kuzamfasha. Imana yagiriye neza. Reka ro tukwizeze ko mu byo usabye hari bizagenda bikemuka kubera ko abantu amajwi yawe aragera kure cyane, arumvwa n'abantu batandukanye. Ndabizi neza sinshidikanya kubufasha bwiza uzabona kandi ukagera kure hashoboka cyane. Murakoze. Reka ro nshimire abakunzi ba Target TV twakomeje kubana tubagezaho ibiganiro byiza. Nimero ya Nkuningabo Masegonda 5 minutes yego ni 078 39 75 69 9. Kuba bashaka ro kugira ubufasha bamugezaho babicisha kuri iyi nimero yiwe, ni nimero yiwe iri no muri mobile money. Nisubiremo ni 078 39 75 69 9. Yes, reka tubasuhuze rero tunabashimira cyane kubana natwe abakunzi ba Target TV. Uyu ni Masegonda Esther 5 minutes niwe turi kumwe mu kiganiro cyacu. Turamushimiye cyane kandi tunabararikira nyine gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Iyi ni Target TV, icyo mbasa nta kindi no gukora share, subscribe, like ugakanda kunzogera amakuru yacu akakugeraho ku gihe. Ngende Inonda turabakunda cyane, bye bye.